twongeye kubaramutsa nshuti bakundwa ba Bright Pages. Tunagarutse nanone nkuko twabasezeranije mu kiganiro cyacu twise nkumare amatsiko. Ubushize twabateguriye kuri karafu, rero uyu munsi twabateguriye kuri turmeric. Iyi turmeric nayo ni ikirungo kandi nayo cyiza kuko nacyo gifite akamaro ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho tugikoresha mu byo kurya cyangwa se tukagishyira mu cyayi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi rero yari isanzwe inakoreshwa no kuva kera mu mateka yayo nk'ikirungo no mu mafunguro ndetse no mu buvuzi gakondo. Isanzwe ifite ibara ry'umuhondo kandi ikaba ikungahaye ku binyabutabire nk'ibyitwa calcium, ari nacyo gituma igira akamaro gakomeye mu buzima. Akamaro rero ka turmeric ku buzima karatandukanye kuko igira uruhare mu kurwanya mu ndwara ziterwa n'uburibwe, byo twakwita anti-inflammatory. Mu by'ukuri ubushakashatsi bugaragaza ko iyi curcumin igabanya uburibwe mu mubiri, bityo igafasha abafite indwara z'ingingo, ibyo bita arthritis, ikagabanya kubyimba n'ububabare. Iyi turmeric kandi ifite nanone uruhare mu kurinda indwara z'umutima kuko igabanya urugimbu rubi mu maraso, igatuma amaraso atembera neza, ikagira uruhare mu kugabanya ibyago byo gufatwa n'indwara z'umutima. Ikindi ni uko irwanya mikorobi, icyo bita antibacterial and antiviral. Iyi ngiyi mu by'ukuri nayo ifite akamaro cyane kuko irwanya bagiteri n'udukoko dutera indwara, igafasha mu kuvura inkomere ndetse n'ibisebe. Ikindi ni uko ifite uruhare mu gutuma igogora rigenda neza, ifasha mu gusya no kugogora neza, ikagabanya igifu kibabaza igifu iyo kikurya ukakoresha iyi fu ya turmeric, mu by'ukuri birafasha igihe uribwa. Ikindi ni uko ifite uruhare mu kurinda ibyo bita imbuto za kanseri, anti-cancer properties. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwinshi bwerekana ko iyi curcumin ibamo irwanya imikorere cyangwa se imikurire y'utunyangingo twa kanseri. Ikindi ni uko ifasha mu kwirinda kanseri y'ibere, amara ndetse na prostate n'ubundi bwoko bwa kanseri. Ifite kandi umumaro mu guteza imbere imikorere y'ubwonko kuko inafasha mu kurinda ibyo bita Alzheimer disease na depression. Iyi Alzheimer disease ni indwara ifata umuntu akaba ashobora kujya yikubita hasi mu buryo butunguranye. Ikindi ni uko iyi turmeric igihe ikoreshejwe neza yongera ubushobozi bwo kwibuka no gutekereza ku bantu bashobora kuyikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ariko neza. Ndongera mbibutse ko ibi by'ibirungo cyangwa se bikoreshwa mu buryo bw'icyayi ni byiza ko byakoreshwa igihe bigenda bisimburanywa uko bwije n'uko bukeye, ntibikoreshwe igihe cyose cy'ubuzima bwose
kuko n'ubusanzwe dusanzwe tugira umugani abafaransa baca ngo tout excès mauvais, nubwo ibintu aba ari byiza ariko ni byiza ko tubihinduranya kugira ngo na za ntungamubiri zazo nazo tuzihinduranye. Rero iyi turmeric nayo ifite intungamubiri zitandukanye, ifitemo ibyitwa carbohydrates, ikanagiramo n'ibyo twababwiye byitwa curcumin, ndetse ikagiramo poroteyine, ikagiramo fiber, ikagiramo fats, vitamine C, vitamine B ya gatandatu, ikagiramo n'ibyo twita ikagiramo n'ibyo twita iron cyangwa se fer n'ubutare, ikagiramo ibyitwa potassium na magnesium. Izi ni intungamubiri z'ingenzi zisanzwe zikenerwa n'umubiri wacu mu buryo bwa buri munsi. Rero irakenewe mu mubiri wacu mu mibereho yacu ya buri munsi kuyikoresha. Rero iyi isanzwe ikoreshwa cyane mu mafunguro. Mu by'ukuri ni ikirungo cyiza cyo mu muceri, ushobora kuyishyira mu isosi, ushobora kugishyira mu isupu, ushobora kugikoresha mu bishyimbo, kuko bituma bitanga n'ibara ryiza, ukabona ibiryo cyangwa wa muceri watetse ukabona usa neza, ya sosi ukabona yahinduye akabara isa neza, bya bishyimbo ukabona byahinduye akabara bisa neza, ukabirya wumva mu by'ukuri uryohewe, kuko burya ibyo amaso yabonye bikanezeza amaso, umubiri nawo ubyakira neza, ubirya nawe unezerewe. Mu buvuzi bwa gakondo cyangwa n'ubuvuzi bugezweho ikunda gukoreshwa mu kuvura inkorora n'ibicurane. Ubwo abantu iyo bafite inkorora bakaba bafite ibicurane, mu by'ukuri bagakoresha iyi turmeric, bigabanya inkorora n'ibicurane, binagabanya kandi ububabare bw'ingingo, bikongera kandi gukoreshwa nk'icyayi, bikagabanya n'ubundi burwayi bwo kuryaryatwa. Ukayikoresha ushobora kuyikoresha nk'icyayi, ushobora kuyikoresha kumwe twabivuze haruguru. Ibi bikaba biri kugabanya ibyo byago byose twamaze kubabwira. Mu birebana no kongera ubwiza cyangwa se cosmetics, abantu bashobora kuyakoresha, abantu mu birebana no kongera ubwiza. Iyi turmeric ikoreshwa mu mavuta yo kwisiga. Rero igihe yakoreshejwe nko mu mavuta yo kwisiga cyangwa se bakayikoresha mu buryo bayishyira ku ruhu, ifasha mu kuvura ibyo bita acne, ikafasha uruhu rufite amavuta menshi ndetse n'ibisebe byo mu maso. Abenshi rero bakunda kuyifata bakayitoba mu mazi, bakayikora nk'akabumba, bakayisiga amaso cyangwa se ku gice cy'umubiri bashaka gukuraho twa duheri dukunda kuza, cyangwa se uruhu rukunda kugira amavuta menshi cyane. Iyi turmeric rero ushobora kuyikoresha nk'uko benshi musanzwe muyikoresha, mushobora kuba musanzwe muyikoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko tunabongerereho ku basanzwe bayikoresha cyangwa se abatasanzwe bayikoresha banabimenye, ni uko ari byiza gufata 1/2 cy'akayiko ku munsi, mu by'ukuri ukayikoresha. Byaba byiza ufashe mu itasi washyiramo akayiko gato cyane kamwe k'icyayi, ntukuzuze cyane, cyangwa ugakoresha agatwe k'akayiko igihe byaba bitageze ku itasi. Rero biba byiza iyo turmeric yayikoresheje mu mazi ashyushye igihe uri kubikoresha nk'icyayi, cyangwa se
ku bakoresha amata mukayishyira mu mata ni byiza. Iyi timerike ushobora no kongeramo akadimu igihe wabikoresheje mu buryo bw'icyayi mu mazi cyangwa ukongeramo ubuki. Ushobora no kuyivanga n'ibyitwa black pepper, nayo ngira ngo tuzagena igihe tuyibabwireho, bigafasha rero umubiri kandi bikanaryoha ku basanzwe bakoresha iki cyayi cya timerike igihe rero hari abantu baba basaba kwitonda ntibahite bihutira kuyikoresha. Ntabwo ari buri wese ushobora nanone kuyikoresha. Hari abafata imiti igabanya amaraso, aba ntabwo ari byiza ko bayikoresha. N'abagira ibyo bita gastons cyangwa se indwara z'uruhago, nabo ntabwo ari byiza kuyikoresha cyane. N'abagira indwara z'igifu gikomeye cyane, ntabwo nabo byaba ari byiza, ahubwo biba bisaba ko babanza kugisha inama muganga. N'abagore batwite ntabwo ari byiza ko bayikoresha ari nyinshi, nabo ni byiza kubaza bakagirwa inama. Iyi timerike ngira ngo kugeza ubu ni nziza kandi ikoreshwa ahantu hose ku isi, igakoreshwa nk'ikirungo gishyirwa mu byo kurya cyangwa se igakoreshwa mu cyayi. Rero tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu kandi mukabisangiza abandi. Turabakunda, mugire ibihe byiza.